Yesu ashimwe, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibane namwe aho muherereye hose. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimye, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, tweze utuboneze rwose, udukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira uzubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere ijambo rigira aho ridukura n'aho ritugeza, kandi ritubere impamba muri uru rugendo. Icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Umwuka wera kugira ngo aganze ateke mu ruhande rwacu. Urakoze kumvishe gusenga, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari y'ubusa koko. Mbese Imana ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri kutubaza icyabaye. Bene data, uyu munsi ubutumwa Imana yabantumyeho iri kubabaza ngo niki cyabaye? Niki cyabaye mu ruhande rwanyu? Niki cyatumye muhinduka? Niki cyatumye ibintu bihindura isura? Mwene data unkurikiranye, ndakubaza, ongera witekerezeho, niki cyabaye? Mbese muvuga butumwa niki cyabaye? Byagenze bite? Niki cyatumye uhinduka? Ese muririmbyi niki cyabaye cyatumye uhinduka ukaba wishyira hejuru? Cyatumye uhinduka ukaba ufite ubwibone bwinshi? Niki cyabaye? Mu Kristo niki cyabaye cyatumye wimika ibindi bintu mu mutima wawe ugakura mu Imana? Niki cyabaye? Bene data, nimureke buri muntu wese yitekerezeho, mureke buri muntu wese yisubiremo. Mbese mukozi w'Imana, mbese muhanuzi, niki cyabaye gituma usigaye wiyumva, gituma usigaye wishyira hejuru, gituma usigaye wiha icyubahiro udakwiye? Ko icyubahiro ari icy'Imana. Niki cyabaye? Niki cyabaye mwene data? Isuzume, ni igihe cyo kwisuzuma. Imana irababaye, iri kwibaza impamvu abantu bahindutse. Ko mwatangije iby'umwuka, ko mwatangiye iby'umwuka ariko mukaba muherukije iby'umubiri. Ni ukubera iki? Bene data, buri muntu wese niyitekerezeho, kuko Imana irababaye, iri kubabaza ngo niki cyabaye, ngo byagenze bite, ninde wabaroze? Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mwuka wera akomeza dusange. Mwene data unkurikiranye, itekerezeho, witekerezeho, wirebe, wisubiremo, wibaze impamvu uri kwicira inzira. Imana iri kukubaza ngo ese kuri kwicira inzira Imana yakoraga kera ntigikora? Ese ubushobozi bw'Imana bwararangiye? Kubera icyo utari Imana icyizere ukaba uri kwicira inzira? Muri iyi minsi Imana irababaye, kuko muri iyi minsi ngo abantu bari guhimba ibinyoma, abantu bari gukora ibidakorwa, abantu bari kwicira inzira kugira ngo bamenyekane. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ngo Imana irababaye. Kubera iki uri kubeshya? Kubera iki uri guhimba ibinyoma? Kubera iki uri kubeshyera bagenzi bawe kugira ngo wamamare? Kubera iki uri gushaka kuzamukira ku bavandimwe bawe? Kubera iki uri gushaka kuzamukira ku bandi bantu? Ariko ndagira nkubwire ngo garukiraho, kuko Imana irababaye,
Imana irababaye bene data, Imana irababaye. Ibyo umuntu wese arimo bidatunganye nabivemo, kuko Imana iri hafi kuzana ingororano. Imana igiye kuzana ingororano. Mwene data ndagira nkubwire ngo wikora ibidakorwa kugira ngo umenyekane, wihimba ikinyoma kugira ngo umenyekane, kuko ibyo ngibyo birangira vuba. Imana nijya imenyekanisha umuntu, Imana niha umuntu icyubahiro, Imana nishyira umuntu ku rugero rwo hejuru kandi akarugumaho. Ariko ndagira nkubwire ngo nujya guhimba ikinyoma kugira ngo umenyekane, nukuri uzahuruduka vuba, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo icyubahiro ni icy'Imana, kandi Imana ikunda icyubahiro cyayo. Ikunda icyubahiro cyayo, ntabwo izigera igisangira n'undi muntu, ntabwo undi muntu izagiha. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data kugira ngo ureke kwishyira hejuru, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umwibone ngo azahanwa. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana ikomeze idusange kugira ngo buri muntu wese yitekerezeho. Ubu ni bwo butumwa nazanye uyu munsi. Kubera iki? Niki cyabaye? Byagenze bite ku buryo usigaye wicira inzira? Kubera iki usigaye ujya mu bidafite umumaro? Kubera iki uri kugambirira kujya gukora ibibi kugira ngo ubeho? Ntabwo bikwiriye. Mwene data ndagira nkubwire ngo Imana yacu iracyakora kandi iracyashoboye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ureke kwicira inzira ngo ukore ibidakorwa kugira ngo umenyekane. Reka kwicira inzira ngo ukore ibidakorwa kugira ngo ubeho. Ibyo ntibikwiye, ibyo ntibikwiriye umukristo. Twatangije iby'umwuka, none dusojesheje iby'umubiri. Ni ukubera iki niki cyabaye? Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo witekerezeho, kuko Imana yacu iracyakora. Imana iduha umwuka wo guhumeka. Ntabwo icyo kibazo ufite, ntabwo ikikugoye cyayinanira, kandi ari iduha umwuka wo guhumeka. Icyo cyonyine kiguha ibyiringiro ko n'ibindi byose ibishobora, kandi kibishoboye, kandi izahora ibishobora. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke dukore ibyiza, mureke tuve mu bibi, nimureke tuve mu gihogere, nimureke tuve mu gihururu, nimureke tuve mu bigare, ahubwo dutumbire Imana, dukurikire Imana, kuko gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka. Mwene data ndagira nkubwire ngo gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ahandi hose ibyo byose uri gushaka gukora, iyo nzira uri gushaka kwicira, ibyo uri gushaka kujyamo, ndagira nkubwire ngo ibyo byose bishira vuba. Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka, kandi Uwiteka aracyashoboye. Ndakwinginga kugira ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, kuko muri iyi minsi abantu bararangaye, muri iyi minsi abantu batwawe n'iby'isi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo twaje ntabyo tuzanye, tuzagenda nta kintu tujyanye, kandi isi izashirana no kwifuza kwayo. Nimureke tunyurwe n'uko turi, tunyurwe n'ibyo dufite, kuko kubaha Imana iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Ni ukuri bizana inyungu nyinshi. Nitunyurwe n'uko turi, tureke gushaka ibyamirenge. Kandi mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo udukeya turimo gukiranuka turuta byinshi birimo gukiranirwa. Nimureke rero twemere iby'Imana duha, tureke gutwarwa n'iby'isi ngo dutere Imana umugongo, tureke gutwarwa n'icyubahiro ngo ubundi dukore ibidakorwa. Nimureke bene data, buri muntu wese niyisubiremo. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ninde wabaroze? Byagenze bite? Byagenze bite bene data? Byagenze bite? Muvugabutumwa byagenze bite? Muririmbyi byagenze bite kuri kwihimbaza? Muvugabutumwa kuri kuvuga ibyawe ntuvuga iby'Imana, byagenze bite? Mukozi w'Imana, muhanuzi kuri kuvuga ibyawe, kuri kuvuga ibyo wishakiye, ntuvuge uvugishijwe n'Imana, byagenze bite? Birakwiye ko buri muntu wese yisuzuma, kuko bene data ingororano iri hafi. Kandi ni ukuri ndakubwiza ukuri, ikintu cyose umuntu azakibazwa.
nuvuga Imana itavuze, ngo umuntu uvuga Imana itavuze aragowe. Mureke gutwarwa n'irari ry'iby'isi, mureke gutwarwa n'irari ry'ibintu, mureke kuyoborwa n'iby'isi, ahubwo muyoborwe n'Imana, muyoborwe n'Umwuka wera, kandi abayoborwa n'Umwuka wera nibo bana b'Imana. Mwene data unkurikiranye ndayankubwire ngo wikora ibidakorwa, wihimba ibinyoma, wibeshya ngo uri gutwika, kuko ibyo ngibyo bimara igihe gito. Ndagira nkubwire ngo nunabikora ukabigeraho ntago bizaramba, ahubwo uzibagirana, ngo izina ry'umunyabyaha ngo rizabora, ngo ryibagirane. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye, ngo izina ry'umunyabyaha rizabora, ngo ryibagirane. Ariko mwene data ndakwinginga kugira ngo ukore ibyo gukiranuka, kuko Imana yacu irashoboye. Imana yakuye Dawidi mu ishyamba, yari umushumba, ikamuzana ikamugira umwami, ikamumenyekanisha. Ubwo Samweli yajyaga kumwimika, we yageze yarebye abavandimwe batangira kuvuga ati arebeye inyuma, ariko Imana iramubwira ngo Samweli, oh haleluya, ngo wireba igihagararo, wireba ubwiza, wireba uburebure, kuko ngiye Uwiteka ndeba mu mutima. Mwene data nagira nkubwire ngo nukora ibyiza uzemerwa. Imana ireba mu mutima. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ureke ikibi n'igisa nacyo, ureke kujya mu bidafite umumaro, ureke kwicira inzira, kuko Imana yacu irashoboye kandi irakora. Imana yatoranyije Esiteri. Esiteri yari umuntu uciriritse, utazwi, udasobanutse. Imana ikamutoranya akaba umugore w'umwami. Wowe yabura ite kukureba ngo irebe ikigukwiriye? Wowe yabura ite kukugirira neza? Kubera icyo uri kwicira inzira mwene data, kubera icyo uri kwicira inzira. Ndagira nkubwire ngo ibyo ngibyo bishira vuba. Wikicira inzira, Imana yacu iracyashoboye, Imana yacu iracyari ku ntebe, Imana yacu iracyayoboye. Imana yatumye umwami, Imana itugirire neza. Imana yatumye umwami abura ibitotsi ku bwa Moridekayi. Ni gute wowe itagutekereza ngo nawe kugirire neza? Reka mbabwire bene data, iyo umuntu akora ibyiza Imana iramwishimira. Imana itugirire neza. Iyo umuntu akora ibyiza Imana iramwishimira. Iyo umuntu akora ibyiza Imana iramwemera. Reka kwicira inzira ngo ujye guhimba ibinyoma, ngo uri gushaka kumenyekana. Ibyo ngibyo ni iby'igihe gito. Nimureke dutumbire Imana, mureke twizere Imana, nimureke dukora ibyo Imana ishaka. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo nidukora ibyo Imana ishaka nayo izatugirira neza. Kandi ukora ibibi azagororerwa ibibi, ariko ukora ibyiza azagororerwa ibyiza. Kandi bene data nagira ngo mbabwire ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Nimureke rero dukora ibyiza kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Mwene data nagira ngo nkubwire ngo muri iyi si turi abashyitsi, turacumbitse hano, ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ariko niba atinze urupfu ntirutinze. Kandi ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Mwene data, kubera icyo uri guhimba ibinyoma, kubera icyo uri kubeshya, kubera icyo uri gukora ibidakorwa, kubera icyo uri kujya mu nteko z'ababi, bene data, ibyo ntibikwiriye. Nimureke dukore ibyo gukiranuka, nimureke dukore ibyo data ashaka, kuko Imana ikidushakaho nuko dukizwa, nuko twezwa, nuko twirinda ikibi, nuko dukiranuka ku gato no ku kanini, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Mureke twe gukora ibibi rero ngo tubabaze Imana, kuko Imana yacu irashoboye. Humura, ikibazo cyose waba ufite izabigenza neza, ariko wikora ibidakwiriye ngo ubeho, wikora ibidakwiriye ngo
umenyekane, kuko ibyo ni by'igihe gito. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nzakomeza nubake kuri Yesu, ngo kuko ahandi hose ari umusenyi. Yari abonye ko ikindi kintu cyose umuntu yakubakaho atari Imana cyangwa Yesu yaba aruhiye ubusa. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke dukore ibyo gukiranuka, kandi ni ukuri nitutagwa isari tuzasarura. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibane namwe. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, namwakire, amubere inshuti, amubere umujyanama, kuko muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire. Ni ukuri ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kandi ni ukuri uzabona ko wahisemo neza. Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ridukebura, ritubaza ngo twabaye iki, kubera iki twatangije ngo iby'umwuka tugaherukisha iby'umubiri. Mana, tubabarire aho twitwaye nabi hose, mu byo twakoze, aho twiciriye inzira. Mana, tweze utuboneze. Abankurikiranye bana nabo, buri wese aho yagenze nabi umubabarire. Uwiciriye inzira, uwahimbye ibinyoma kugira ngo amenyekane, mubabarire rwose. Uwiciriye inzira kugira ngo agere ku gisubizo, mubabarire. Wakoze ibidakorwa, wakoze ibyangwa n'amaso yawe kugira ngo agire ibyo ageraho. Mana, mubabarire. Tweze utuboneze rwose. Twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, uturinde gusubira mu ngeso mbi, kandi uduhe kwihanira kureka, uduhe gukiranuka, kandi uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mana, duhe gukora ibyiza mu buzima bwacu bwose. Ukimara Mwami Imana kubana natwe, turasenze cyane kugira ngo udufate ukuboko tutagwa. Abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima, abihebye biteho kandi ubiyereke. Agura umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, batarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure, abari bacitse intege ubongerera imbaraga. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni cyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere ibagarukeho bundi bushya, kandi buri wese uko ayikeneye ayibone, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.